hari amakuru avuga ko ubwo CNDD FDD yamaraga gufata ubutegetsi ngira ngo perezida wayo wa mbere yabaye Pierre Nkurunziza ko hariho inama yabaye y'ibanga yari igizwe n'abantu bakomeye b'indongozi muri CNDD FDD ibicocoro noneho ngo bakemeza ko bagiye kuyobora Burundi nibura ikiringo cy'imyaka 400 nta rindi shyaka nge numvishe 400 nta rindi shyaka bivuga uyo mihimbiri irasara tuzayitwara imyaka 500 twongeyeho 500 noneho nta rindi shyaka rishobora kwicara ku ntebe kw'iyo ntebe y'umukuru w'igihugu uko urabibona CNDD FDD urabona koko ishobora kuzishyira hamwe nk'uko ubona cyama cya Mapinduzi CCM hariya muri Tanzania imeze kuko ni rwo rugero yo yazanye aravuga ngo tugiye kuba nka cyama cya Mapinduzi kuko cyama cya Mapinduzi urabona ko Tanzania imyaka 500 bazayiyobora nta gihindutse urabona CNDD FDD izayobora Uburundi imyaka 500 hari umuririmbyi na Bibiliya iravuga ngo ingoma zo mu isi zijya zihita zigashiraho ngo kandi abami barakurana nk'ubwatsi bwo ku gasozi ntabwo CNDD FDD izayobora imyaka 500 kuko n'uyu mwaka ahubwo yenda ngarutse mu mwuka w'ubuhanuzi uyu mwaka nta CNDD FDD iri bumare iyoboye Burundi ngo hamirize n'abarundi badukurikiye mu gihugu imbere no hanze y'igihugu ndetse tugaruke no ku bandi bantu bari bo bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi CNDD FDD yo n'ibyiyumviro byayo ni n'intego yayo uko yabivuze niko biri ni nako yabyanditse Nevubu ari kuvuga ati nzahita ashyiraho Reveriyane nawe afite undi azaha pasi uwo bashaka bamuhe uwo badashaka bamwime kandi iyo ntego impamvu idashobora guha ziwe n'urugo rwiwe ni inyungu n'inzu yiwe na uyu Reveriyane we rero ni imvuga kuri kandi Reveriyane agomba kuvuga ibi kugira ngo nanone asenye perezida w'u Burundi kuko uyu Reveriyane ari mu bitwa abasokuru ku murage wa Nkurunziza noneho ndayishimiye ari kubasamurago ari kubaka ubwo harimo imitwe ibiri nkuko Nevo yavuze ati nta bihanga bibiri mu nkono nta n'abami babiri basangira igihugu kimwe ni Reveriyane yabwiraga sahizi rero Reveriyane politike ye nigwisha Neva mu makosa noneho ni nayo mpamvu ndayishimiye nawe ataka ngo mwatumye nyobora nabi kugira ngo batazantora umunyamakuru amubaje ngo bwana nyakubahwa Sebarundi uziyamamaza ati nzaba nahageze ko bangeramiye bamereye nabi ngo bamumereye nabi rero none se Marite wenda tunerekera no ku musozo nangora iyo witegereje ukareba neza uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ukamurebera mu ishusho ya Mpemu Wera mu buryo bw'iyerekwa ry'abahanuzi Evariste Ndayishimiye umubona ute Evariste Ndayishimiye mubona nk'umuntu washyizweho n'Imana ariko imushyiraho mu rwego rwo kugira ngo icisha abarundi aho nakita mu mpatana cyangwa mu nzira y'umusaraba izabageza ku isezerano buri Burundi n'igihugu cyiza Ndayishimiye rero ni umwe mu batoranyijwe Imana imuha inkoni yo gukubita abarundi no kubababaza kandi abakupira amazi n'umuriro niyo mpamvu igitoro cyabuze ahandi gihari amashanyarazi abura ahandi ahari imihanda ibura ahandi ihari ngo bamuzinukwe cyangwa se bo nibagera mu bisubizo bazasobanukirwe neza aho Imana yaba yarabakuye ariko mu busanzwe Sebarundi biriya nakora njyewe ndanamuzi n'abamuzi no muri primaire no muri kaminuza aho yize ni kuri yateye ni umuntu uraho ushobora gutera morale ariko urugamba rwanaza akaba yakiruka akaza kugaruka ikigoro bati byagenze gute kandi akaza uzumva navuga ati yo Kongo itatugira ibara riba ryaraguye uzumva avuga ati iyo ntahaba u Rwanda ruba rwarahanaguye u Burundi ngira ngo rero abamuzi n'abamusobanukiwe nuko ateye ariko intego ye niriya ariko Imana ifite indi ntego ku Barundi
urumva ni akayobera bahinga nk'uko bivuze. Siniyumvisha ukuntu bivugwa ko kuri uyu mugabane Burundi ari igihugu cya gatatu gikenye. Igihugu gikenye. None yewe umbabarire umbwire, ndayishimiye n'umukirisitu ukubwira ko azi kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Ndayishimiye ahorana igiterane iyo atagifite reveriyani abagifite. Ndayishimiye aciye ku nyama arihahira agakurura akaboga. Ndayishimiye ahaze arababwira ati ariko ibyo ntabwo ari ibintu byatuma batamutora. Oya ariko kuba ashobora gukora ibiterane, kuba yakwihahira akabenzi mu isoko, ibyo ntabwo ari ibintu. Ariko niba uri perezida ukavuga ngo impamvu mvuga ibi madamu wanjye yariye yanyoye, abatariye birabareba. Uwitwa Ndabirabe cyangwa se General Ndabirabe yaravuze ngo haje mashine ziriya mashine mu Rwanda barimisha atabene igihugu baca babura akazi, nimuhingisha amasuka kugira ngo akazi katabura. Navuga ngo yenda ntibitwengeje ahubwo birababaje biteye n'agahinda. Politike ya Ndayishimiye isa naho iri mu gihuha nka kirya cya Mini Dada yabwiye Kagame ejo bundi aretse kubwira Inkotanyi rero ngo yarazikubise arazumutse. Iyo ntambara niba yarabereye mu ijoro, niba yarabereye hehe ntabwo yahasobanuye aho yabereye. Yavuze ko Inkotanyi zimuzi ziramusobanukiwe ati mugabo ati ndababarire ati Inkotanyi ziratuza ngo naho zahungiye zerekeza muri Kongo. yaravuze ati murabona ikompanyi atirangana na batayo Inkotanyi, ikompanyi y'abasirikare ikompanyi y'abasirikare b'u Burundi irangana na batayo y'abasirikare b'u Rwanda, kandi batayo ubwo n'abasirikare 700 igihumbuko. Ndayishimiye rero yarigeze abwira n'Inkotanyi, yabwiye u Rwanda ngo bazaze mu masaha 2 tuzarwana bizaba byaheze 2 n'amasaha 2 yaduhaye. Ngira ngo rero Sebarundi igihugu cye perezida Neva na Reverio bundi cyo kibowe n'abaperezida 2. Sinzi impamvu kidatera imbere n'abaperezida 2. Ariko se wenda reka twigarukire kuri mushuti wacu uko turi mu bikisata cya gospel. Muvandimwe wacu Mbayahaga Mbayahaga buriya ndamukunda kupe turamushohoje ajya mukundira iki Mbayahaga mu gihe yari umuvugabutumwa yigishaga neza kandi ukabona yabyinjiye. N'ubu rero muri CNDD ubona ko yimuye ibirindiro ngira ngo n'abana be sibyo n'umugore ngira ngo baba muri ya ntare ya Rusatsi, niba ari ya ntare kwa Rusatsi zibyo manza ariho bibera, ubona ko yimuye ibirindiro. Noneho dore ikibazo gikomeye, Mbayahaga yaravuze ati ziriwe ayo magambo warayumvise kugira ngo uze kugira icyo yavuga. Yaravuze ati nta mu perezida Burundi bwigeze bugira umeze nka Sebarundi ati General Ndayishimiye ati niwe mu perezida wunza abarundi, niwe mu perezida wateje imbere Burundi, niwe mu perezida w'urugero yabaye Imana yamuturekeraga ibihe byose. Noneho arangije kubivuga uwitwa Secretary General wa CNDD FDD Reveriyani Ndikuriyo arahagarara avuga ati nta mu perezida Burundi bwigeze bugira nk'abagaza iterambere dufite, ati ibitaro byubatswe n'abagaza, ivuriro imihanda duheruka ni y'abagaza, ati ibi byose mubona byose ati byubatswe n'abagaza mu kiringo gito y'imyaka 11 twe tuyoboye 20. Ati ndagira ngo mbabwire CNDD FDD ati irongoye Burundi imyaka 21. Ati amafaranga binjiza baca bayashira nyine nawe ubaze Mbayahaga impamvu yavuze ibi mugarutseho kameme. Buriya Mbayahaga n'umwishikira kwa perezida nk'umuntu utarize ariko bunakora mu by'amabuye y'agaciro isaronka n'akazi. Mbayahaga azaburushete se yazibya Mbayahaga we ibi ibakora. Ngira ngo hari n'abandi bashatse kubikoreshwa bo barabyanga. Ni nk'uko umuntu wese ashobora kuza nanjye bigeze babisaba nkibayo umuntu ashaka kugusaba ati noneho ndaguha umugore nguhe imodoka nguhe n'inzu ariko
nuramuka umbwiye nabi cyangwa uvuze nabi uzabitakaza unabihombe. Mbayahaga rero avugishwa n'inyungu akura kuri Ndayishimiye, ariko Mbayahaga ntabwo ahagarariye inyungu z'abarundi en general batoya, ahubwo Mbayahaga ni inyungu ngira ngo nk'uko umbajije. Mbayahaga agaragaza ko umukiro w'abanyamurenge uri kuri Sebarundi witwa General Neva, ariko kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa nahamya nk'ururimi rudahengamye, kuko ugereranyije abanyamurenge baba mu Rwanda ni benshi kuruta ikindi gihugu icyo ari cyo cyose gifite abanyamurenge. Nkeka ko uretse kiriya gice cyabo cyitwa Imurenge, ariko ahandi ha kabiri haba abanyamurenge benshi ni hano mu Rwanda. Siniyumvisha ukuntu RDF aho yagaruye amahoro Cabo Delgado muri Mozambique, South Africa ndetse n'ahandi hatandukanye, nta naho dufite urubanza cyangwa se n'andi makosa yariyo yose mu ruhando mpuzamahanga ku gisirikare cy'u Rwanda. Ariko uyu munsi wa none Mbayahaga we icyo avuga n'ikiga twagarukagaho, agomba gusasa inzobe agashyigikira Ndayishimiye, kuko impamvu ari n'ikinyoma, nta gace na kamwe Ndayishimiye yafashe ngo agahe FARDC. Nibura avuga ati hano turaharinze, ntabwo M23 yahafashe, nta wundi musirikare uhaba, muze murebe abanyamurenge bahari bo baguwe neza. Ahubwo Rendi Maridi barahunga Barundi, bagahunga kugeza basubiye iwabo. Ntushaka kurinda rero abantu ubarindira aho udafite, ubarindira aho udashoboye gusikiriza ngo uhahe umutekano cyangwa amahoro. Niba rero Neva adashoboye kurinda agace kamwe ngo abanyamurenge bagahungiremo, abarindira he? Kereka niba barindira kuri kamera ya Mbayahaga cyangwa se mu byo bavuga. Icyo ndumva ari uko nagisubiza, ariko navuga ngo akabi ni akabi. Hano nta cyiza kirimo muri iki kiganiro twavuga gishekeje cyangwa gishimishije, ahubwo tubabajwe kandi dushenguwe kandi dufite agahinda kuko Gitwaza yacecetse, Monya agaceceka, bagafunga n'amaboko ndetse bakarekepera inyungu zabo bafite i Burundi, bafite i Kisasa n'ahandi bazifite, bakanga ko bazitakaza, ariko bakareka bene wabo bakicwa Rendi Maridi Mercredi na n'ubu. Sinzi ko nawe uko byumva cyangwa uko ubibona. Birumvikana kugira ngo wemerwe mu ruhando mpuzamahanga no kuvuga ko ugiye kurokora abantu. Nta muntu ushobora gutegura misiyo ngo atangaze ko agiye kwica, sibyo vuga ko ugiye kurokora abantu. Birumvikana rero, kandi wenda Mbayahaga twahoze tubivuga ko afite umugambi, kandi uwo mugambi agomba gukorana na CNDD FDD. Wenda tugarutse kuri CNDD FDD, hari amakuru arimo agenda avuga ko Perezida Ndayishimiye arimo kugenda yinjira, kuko uyu munsi wenda twagarutse mu bintu by'ishengero cyane, arimo kugenda yinjira mu bashumba bakuru, sinzi uko babitiriye, amanza ari abungeri, yes, abumvisha ko bagomba kumushyigikira, kandi atari bo gusa akeneye ko bamushyigikira, ahubwo ko ari abakristo intama bayoboye, ko bagomba kuzumvisha ko zigomba kumushyigikira. Aho Perezida Ndayishimiye ntiyaba afite ubwoba ko Abarundi bazamutetereza ku munsi w'amatora nubwo yakwiyamamaza, bagaca bamwima, hajya bagita amajwi, bakamwima amajwi. Ugendeye kuri icyo, ntabwo mbeshye, kandi icyo mvuga no muri komenti turazifunguye bagishyiremo, ni Abarundi bake batabura Sebarundi. Mu baperezida bagize intege nke tutazi aho zikomoka, Sebarundi yagaragaje intege nke kugeza ubwo navuga ngo mu kiringo cy'imyaka 6 amaze, esase yarabuze mu gihugu, na n'ubu atanababwira ko iri buboneke. Amafaranga yitwa amadolari bo bavuga amahera mva makungu arabura, kandi politike ye irababwira ngo muhinge voka, mworore inkwavu, mworore isazi, mworore iminyorogoto, bo bavuga imisiba, niho hazava igitoro. Icyo cyizere
kugira ngo ibyo bintu byapuri kubwira abarundi ati ni muntu ariko se peteroli ko mu Rwanda ihari muri Kongo hari intambara Uvira peteroli irahari, Goma irahari, muri Tanzania peteroli irahari, i Buganda peteroli irahari, i Burundi peteroli imeneka muri Tanganyika. Nyine urumva nanjye nicyo mwitegure ko aka kaga kazagaruka kakikubita kuri Gitwaza, kakikubita kuri Mbonyi, kakikubita kuri Masasu, kakikubita kuri Masengo. Ibyo muvuga ngo ni mwibanga. Harimo abantu nyine bahita bavuga ngo twarakijijwe, ngo hagize uwumva ko turi gusengera abari guhura n'ibibazo muri Kongo bikitwa icyaha, ngo hagize uwumva ko nagiye gufasha impunzi zo muri Kongo bikitwa icyaha. Marite, mu Banyamurenge hacitsemo ibice bibiri. Hari igice kimwe bita Akagara. Icyo ni igice cy'Abanyamurenge babi, burya na Mbayahaga yaba nk'Akagara. Ni igice cy'Abanyamurenge babi badatandukanye n'Abawazarendo, bo baprofita bakaba bashobora kuronka ibiguzi, noneho bakaba bagambanira bene wabo. Aho aba bagabo mvuze wakomeje kuvuga, bo ntibaba bari mu nzira zo kuba Akagara. Nanjye nakeka ibyo, kubera ko Yesu yaravuze ngo uwo turi hamwe aregeranye, uwo tutari hamwe arasandaza. Niba bari hamwe na bene wabo nibabyerekana. Niba nta giterane kiba ngo bavuge bati tufite amasengesho yo gusengera Noro Kivu na Side Kivu, ubwoko bwacu buri kuzira uko bwaremwe. Niba nta mafaranga bavuze bati nawe Marite duha inkunga ngo bayisabe. Muri bitanu byanjye mfite ngo tsindwe n'umutima kumbwira ngo tangamo 1000 cyangwa mbitange byose. Birumvikana. Urumva nk'Abanyamurenge bari mu Rwanda bamaje nubwo baje ari impunzi, ariko bamutumaje kubafata nk'abavandimwe bacu, tumaje kubafata nk'Abanyarwanda, turashyingirana, turasangira mu nkambi zabo, turabasura, bafite n'umwanya wo kuba bashobora no kudusaba ubufasha, sibyo? Bakavuga ati dufite bene wacu. Iki nicyo turagarukaho, ndagira ngo wenda uze kureba neza aba bakozi b'Imana, cyane cyane nk'aba babaramyi n'aba ba apostle, baba bafite abantu benshi bayoboye, kandi muri abo bantu bayoboye haba harimo n'utugara, haba harimo ibice bibiri. Hari ababa bashyigikiye Abanyamurenge ko bakwirwanaho bakarokoka, hari n'ababa bashyigikiye ko baba ingaruzwa muheto, sibyo? Nka Gitwaza rero cyangwa wenda na Mbonyi bakurikiranwa nabo bose mu ndirimbo, kuko indirimbo zo zifasha beza n'ababi, n'ijambo ry'Imana rifasha beza n'ababi. Mu gihe rero babogama, nge mbona mu gihe nka Mbonyi yabogama akavuga ati ndi kwegeranya amafaranga yo kujya gufasha imfubyi na bene wacu Murenge, babandi bashaka ko Murenge harimbuka bashobora kubava inyuma bakaba batakaje odia. Niyo mpamvu bashobora gufata agapfukamunwa bakakambara na fime, bakavuga bati Imana izaruce. Wagira ubutumwa ubaha rero ukavuga uti ariko ndabyumva ibyo uvuze, ariko ni ikosa rikomeye. Bundi kuba iwanyu bapfa bavuza induru, umuntu ataka akajya avuga ati ejo bakica umwe, ejo bundi bagafata undi ku ngufu, ejo bundi undi agahunga, ejo bundi undi agasara. Ibibazo biri Murenge ijambo bita twigwaneho Gitwaza ararizi, Israel Mbonyi ararizi, Apotere Masasu arabizi, Masengo ararizi. Ijambo twigwane, ubundi barinda kwirwanaho. Abanyamurenge ni abantu b'abakozi, ni abantu b'abagabo. Ni gute ushobora kuvuga uti reka nanjye ngamba? Baba barizi imico tutari tubazi. Abanyamurenge bashyira hamwe, Abanyamurenge tubazi bakundana, tubazi bari mu murongo umwe. Uhumbwiye ko hari ibice bibiri biri mu Banyamurenge. Mu by'ukuri rero iyo migwi uko ari ibiri, navuga najya mu mugwi wo gukiza aba Banyamurenge bari Murenge bahuye n'akaga ndetse n'ibibazo n'ingorane, ariko nabo batihamagariye. Najyana n'ujya kubakiza rero, kugira ngo njyane n'ujya kubica, najyana n'ujya kubakiza. Kandi aba bajya kwica muri Kongo benshi barabazi. Gitwaza afite ijambo mu Burundi, ariko aranga gutakaza amayiglize afite mu Burundi. Gitwaza afite amayiglize muri Kongo, buriya aranga gutakaza amayiglize muri Kongo, ariko bene wabo bari gushira
kurokora amafaranga ukarokora icyubahiro ntiteranya, kuko urumva niba afite grise nk'Kinshasa zikaba zitarafungwa, urumva neza yuko ishusho aba afite mu butegetsi bwa Tshisekedi ko aba ari nziza. Yego. Ariko nanone nibyo rero nakubwiraga Moridekayi yaravuze ngo mwaceceka mwavuga nta kizabuza abayuda. Abanyamurenge bapfa buri munsi, bahunga buri munsi, bafite ibibazo bya buri munsi. N'ubu warabibonye Mutesi Sikovi yakunda kubigaragaza. Habura iki ngo bacungure bene wabo? Ari amafaranga ubona ko ntayo. Ari uko Gitwaza yavuga ati reka nteranye amasengesho y'iminsi 40 twese tumushyigikire dusengere kiriya gice, ubona ko nta gahunda. Ari Israel mbonye ku bafana afite Burundi, afite muri Canada, afite Amerika, afite ahantu hose, ubona ko iyo gahunda ntayihari. Tubazanye rero, hari igihe ngujya guca urubanza arararama mu Kirundi twibajije tunabazanyije, eske usanze hari abantu bari kwica so cyangwa bari kwica nyoko, uri umukirisitu nkawe uri pastor, genda umukirisitu, ugasanga ufite ubushobozi bwo kubarokora, ntabwo wabarokora kwanga kugirwaho urubanza n'ijambo ry'Imana ko wivanze muri politike cyangwa ko wivanze mu by'isi. Nabarokora wabarokora. Ariko wenda Prophète Martin, ndagira ngo ngewe nze kukwibariza uyu munsi ari weho ufite titre ya Dr Paul Apostle Paul Gitwaza. Uyu munsi tubare ko nta uriho, ubu nicaranye na Gitwaza kuri kamera. Uyu munsi waguhiriya position ya Gitwaza, nuruhe ruhare ubona, nuhe musanzu we ubona watanga? Yego, uruhare rwa mbere natanga mbaye ndi Gitwaza ufite titire nk'iriya n'ubushobozi nka buriya, iya mbere nuko Gitwaza agaragara nk'uyobowe na mwemu yera cyangwa mwuka wera. Cyo ni cyambere kwemera kuyoborwa n'Imana ikaguha urutonde n'umurongo. Icya kabiri ni ugushyiraho amasengesho ahoraho yo gusengera bene wacu. Icya gatatu nuko muri urwo rutonde n'ijwi nategereza n'ijambo biva ku Mana, niteguye kumvira Imana, ariko mpamya ko nta jambo Imana yazana rimbwira ngo reka bene wanyu bapfe bo bubeho, ntabwo iryo ribaho. Mbaye ndi muri pozisiyo ya Israel mbonye nakoresha fundraising iyo gufasha abari gukomerekera ku rugamba, abari gufatwa ku ngufu, abantu babuze iyo barara niyo birirwa. Mbaye ndi mbonye nakabaye negeranye inkunga icyambere cya kwanza yo gufasha bariya abantu, kuko mbonye ni umurami muri gospel, ni umuhanzi, ni umuririmbyi. Tusipoze ko mbonye adafite ubushobozi bwo kuba umunyamasengesho w'ikirago, ariko afise ingabirano y'amafaranga menshi kandi ashobora kubona. Mbonye yigeze avuga ngo Imana yamubujije gukorera ibintu public, ariko nubwo bitari public bimwe biragaragara. Ntabwo twaririmbira se public, ko aririmbira public, ntabwo biza adakora ama audio, ukakora wanamuga agakora ama video. Oye, kudatanga mu buryo mbera ruhame, ubundi ni uburyo bwo kugira ubugugu, kandi ubwo bugugu bwawe ntihagire ubukuvumburaho, abantu bakajya bavuga ngo akora mu ibanga. Cyakora ariko hari igitangaza Yesu yaba yarakoze mu ibanga se mwaba muzi? Ntacyo. Hari igitangaza Pawulo yakoze mu ibanga? Ntacyo. Hari icyo Petero yakoze mu ibanga? Ntacyo. Mbese niba Yesu yaragabuye kumugaragara izuba riva agatanga ibiryo, abantu bakarya bagasagura, akazura izuba riva, Petero akazura riva, bakaroba amafi ku manywa, agakiza ibirema ku manywa, mbonyi akorerane ku buryo wagiye kugira ngo akorera mu ibanga. Reka twikomereze. Je rero ngarutse ndabanga ingata yose akaba wa munyarwanda, fata ibibazo byose abanyamurenge bari guhura nabyo hariya. Moridekayi yigeze yandikira Esther aramubwira ngo ngende umuzamu we washatse ibwami, ariko amakuru ufite y'inama ziba koko binjira ndeba bagasohoka ndeba, ku munsi wa 12 mu kwezi kwitwa Nisani tuzicwa Adari, tuzarimburwa tumarweho, wowe n'inzu y'umwami muzarokoka, ariko nimunarokoka iby'ibwami muzarimbuka iteka ryose. Nyuma arongera aramubwira ati natanaduha ubufasha nta kizabuza abayuda gutabarwa. Rero
aba bagabo bose b'abanyamurenge bari mu Rwanda n'abari muri Amerika mu byumve, n'abari muri Kenya mu byumve, n'abari Burundi mu byumve, niba nta kintu muri gukora mu gihe nk'iki, bene wanyu wazarendo ziri kurongora, FDLR zikica, ndetse n'abandi bari gukora amabi yose muri Kongo, tureke n'abo ngabo, harimo n'abakongomani bari kubikora cyangwa abanyarwanda cyangwa abarundi bari kugirira nabi ubwoko, cyane tugarutse ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nabanga ingati ibibazo byose mubona muri kugira bari guhura nabyo. Yes, tubahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu. Tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe aho mwaba muherereye hose, inshuti zacu cyane z'i Burundi, abari muri diaspora, ndavuga i Buraya, Amerika, Aziya, mu bihugu bitandukanye nka Canada, Australia ndetse n'ahandi. Murabe igiciro ku Mbabazi TV gatatu. Turabasengera cyane. Amen. Twakiriye umukozi w'Imana Marite. Bayikaze ku Mbabazi. Profete General. Oya, hari abantu bumva ngo Profete General akumva ko ari nka za nyenyeri. Oya, ni umuhanuzi wifitiye icyizere. Rero nge nyine nk'uko bisanzwe ni Profete General Marite. Turi kumwe n'umutumirwa, nubwo yenda satagaragaye kuri kamera ko hari igihe mwaza kumubona cyangwa se musanzwe munamubona, hano si ubwa mbere, yitwa Pastor Sibomana. Karibu bwana nyakubahwa Pastor Sibomana. Yes, urakoze cyane. Yego. Ya. Ngira ngo rero wenda reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego. Ku Mbabazi TV gatatu hakunda kugaruka cyane ku butumwa Imana igenda irungikira abarundi. Yego. Uyu munsi rero nk'umukozi w'Imana ntabwo ndi bujye kure yo kukubaza ku ruhare abakozi b'Imana, ndavuga abaprofete nkawe, abantu ba apotre, ababishopu n'abandi. Yego. Tubona umuntu witwa ni Apotre Mbayahaga. Uyu munsi yabaye umudede, sibyo? Yabaye ahagaritse cyangwa se n'imbonera kure. Ntago bisi. Yabaye ahagaritse ibintu bijyanye n'ivuga butumwa no kwigisha, yinjira muri politike kugira ngo abanza harafashe President Ndayishimiye kubanza kubaka CNDD FDD no kumwubaka ubwe kugira ngo wenda ashobore kuzongera kubona ikindi kiringo mu matora agiye kuza ejo bundi. Turagaruka, ntabwo wenda ndi bujye kuri Mbayahaga kuko ibyo akora biragaragara. Hariho abandi bantu bafite ibibazo, harimo nk'abantu b'ubwoko bw'abanyamurenge hariya mu misozi ya za Minembwe n'ahandi bafite ibibazo, kandi nabo muri bo harimo abakozi b'Imana bagakwiriye kuba babafasha. Dufite abapastoro cyangwa aba apotre n'ababishop bakomeye hano mu Rwanda, barimo abitwa ba Kitwaza, abitwa ba Bishop Masengo, bariya bose ni abakozi b'Imana ariko baturutse muri iriya misozi. Ese Mbayahaga ntiyagakwiriye kubabera urugero, nabo bakaba bahaguruka, abahanzi bakomeye nka ba Israel Mbonyi? Ndakubaza, ni uruhe ruhare, ni uwuhe musanzu uri kubona bari gutanga baha abanyamurenge muri iki gihe? Bigaragara ko abanyamurenge badakeneye ijambo ry'Imana, bararikeneye, baranarifite, ariko biragaragara ko bakeneye ubundi bufasha. Karibu muri iki kiganiro uduhe insiguro ku myitwarire y'aba bakozi b'Imana muri iki gihe. Mu busanzwe iyo umvise disikuru za bwana Israel Mbonyi avuga ko avuka i Murenge, wumvise isiguro za Dr. Paul Gitwaza nawe avuga ko avuka i Murenge, wumvise ubusobanuro bwa Masengo nawe avuka i Murenge, wumvise isiguro za Masasu nawe avuka i Murenge. Aba bantu rero nk'uko bimbajije, n'undi wese arabyibaza, n'undi wese araza no kubyibaza, eske bahunze bene wabo ubu batera umugongo? Ni ukuvuga hari y'intambara idasanzwe, uwitwa Koroneri cyangwa se uwahoze abayobora muri Twigwaneho, navuga wari nk'umuyobozi wabo, bakundaga makanika, yaje kwitaba Imana arashwe na drone.
kugeza uyu munsi wa none abanyamurenge bari kwirwanaho bafondafonda ukibaza ngo nka Israel Mbonyi wuzuza arena ukabona yujuje stade Amahoro ukibaza Gitwaza ufite ishengero yitwaza Unitep mu isi hose ubundi uruhare rwabo rwakabaye rutangwa cyangwa se rukenewe mu gihe nk'iki cyo gufasha abanyamurenge. Mugabo uyu munsi imbere y'ishobora byose sinzi ko yenda se haba hari icyo bapfuye kuva ibi bintu byatangwa. Igihe abanyamurenge bazatabarwa bageze i Kanani, aba bagabo bazakorwa n'isoni, bazaba bafite ibimwaro, ahubwo bazagenda bashyira ama eglise bavuga bati Imana irabikoze, Imana twasenze irabikoze. Amasezerano y'Imana arasohoye, ati Imana muce muraduzwa icyubahiro cy'Imana mugishyire hejuru. Makanika azutse ngira ngo yazisenya nka kumwe Yesu yinjiye mu rusengero agakubita agasohora, ariko nanjye ari nge nazisenya, kuko mu busanzwe twere guhendana rwose, kuko njyewe ndahamya neza ko abanyamurenge muri za Minembwe batagisenga, ntabwo basenga, kuko bateraniye mu rusengero drone yabatwika. Ubu rero n'abandi hose bagakwiriye kuba nabo badasenga, bakababarana n'abababaye, bagafatikanya uru rugendo. Nerutse kubona ikiganiro kuri channel imwe. Icyo kiganiro ni cy'umusore w'umunyamurenge wari uri muri Twigwaneho, umwana ukiri mutoya w'imyaka nka 10 n'ingahe, waje kugira ibyago we na mugenzi we baraswa bararaswa. Mu by'ukuri ubuhamya yatanze ntago nabugarukaho, ni burebure bw'akababaro, aho yaje no vurirwa muri Kongo, ariko ntiyabona ubuvuzi. Ntabwo byari ibisebe bikomeye, ariko leta yamuvuraga ishaka kwapfa, kugeza n'ubwo propoza ko ngo amaguru bayaca kandi amasasu yaraciye mu nyama, nta magufa, ahubwo amagufa yaje kwangirika kubera ubuvuzi bwagendaga butinda. Abagira neza baje kumugeza mu gihugu cya Kenya. Mu kiganiro uyu musore yatanze yaravuze ati kimwe mu bintu bimbabaza ni uburyo twe turi kuba bari murenge, dukeneye abantu baza kudufasha, ntabwo dukeneye ko batuzanira amafaranga, dukeneye abasore baza kutwunganira, tukaba abasirikare benshi, tugashobora kurwana na mayimayi, tugahangana nazo na za FDLR. Ati kuko turi benshi ibikoresho byo tubyambura FARDC, ati nta kibazo. Ati mu bintu bibabaje rero, ati nabonye abasore benshi hano muri Kenya b'abanyamurenge, ati bigwa babyina igisirimba. Ibira bintu weho nyine akamaramaza, na akamaramaza mu Kirundi, mu Kinyarwanda nakumira. Umuntu rero aribaza akavuga ngo niba bararuciye bimwe avuze ati no kwambara agapfukamunwa, bakaruca bakarumira, mbaye hagaga haguruka akavuga, bakaruca bakarumira, muri eglise bagaceceka, n'ahandi hose bagaceceka. Uzi ari ijambo mu rusengero bakundaga gukoresha ngo niba ntacyo ufite cyo kumuvugaho muzahore mucecetse iteka. Aba bagabo niba baracecetse bagaceceka, amaraso agaseseka, bagaceceka, amaraso akameneka, aba bapagani bo birirwa bavuga bavuza induru bati imurenge birakomeye, drone zisha abantu, dore ibyobo zacukuye, dore ibibaye. Abo bisangiwe nyine babisi batari n'abanyamurenge. Ibi ikibabaje, ab'Imana yahaye umugisha uvi murenge, Mariyamu yahanuriye, harimo Gitwaza witwa Mariyamu waguye Muhanga cyangwa cyahoze ari Gitarama, Mariyamu wikabera. Uriya mu mama aba bose bamukomoyeho icyo nakita gusenga no gusirimba bira wavugaga. Igitangaje ni ukuntu rero amasezerano yabahanuriye meza n'umugisha bisohoye, ariko bigasohora bo bari mu gisirimba, mu ifiriti, mu muceri, mu munezero, muri ibi bihugu bifite amahoro nk'u Rwanda rufite amahoro, kumva ko nta munsi n'umwe wababarana na bene wanyu. Nukuri muzagirwaho n'urubanza, kereka niba mutizera, mudasenga iyera ariyo data Mana Aburahamu na Isaka na Yakobo n'umwami Yesu n'umwuka wera, mukamubivugisha umutima ariko bitari seriye. Ariko bibaye ari Imana ica urubanza itahengana,
byazabagiraho ingaruka epakite n'imiryango yayo, kuko amaraso nta kiguzi kibaho wavuga ngo nguze umuntu mu buryo bw'amaraso, kuko dusipoze ko hari abanyarwanda bari gupfirayo, natwe ubwacu mpamya ko igihugu cyakujyana kandi ntabwo byaba ari ikosa. Dusipoze ko u Rwanda ruratewe, mwese abarokore tuzicangura hajye kurwana batari abarokore. Dusipoze ko hari akaga, niyo mpamvu Mbayahaga we yafashe iya mbere kurwanirira CNDD-FDD, kandi abishyiramo imbaraga no kubwiriza yarabiparitse no gusenga arabiparika, aratakana na Sikovia. Sikovia ntabwo ari pasiteri, Sikovia nta kindi avuze mu by'abakirisitu, si umudiyakoni. Navuga ngo ni intego ifise ingorane iteye uko, si intego yo kuzamura Uburundi nk'Uburundi bumwe, ni intego yo kuzamura CNDD-FDD. CNDD-FDD rero si Uburundi, ni ishyaka. Baba bafite intego yo kubaka ishyaka, umugambi wo kubaka abanyamugambwe, imbonerakure, abakenyerarugamba, biswi by'inkona n'abandi, ariko ntabwo ari intego yo kubaka igihugu cy'u Burundi. Mpamya rero ko ibyo ni indoto zitasohora, ni inzozi bafite zitazasohora. Nta mwanya uhari wo kuyobora Uburundi basigaranye, ariko nyine uyu munsi rero bakibuyoboye, n'ejo yenda wasanga bazaba bakibuyoboye, nuko kwezi wasanga bari buyoboye. Sipoza ko ubwo bitari bwice biramukiza, kandi reka rero Porofete tugushimire umwanya utanzeho kugira ngo ugize ubutumwa ku bakozi b'Imana bagenzi bawe barimo gutetereza bene wabo, ugeze n'ubutumwa kuri Mbayahaga ndetse n'abadede bose, kandi uhumurize n'abanyamurenge. Imana igumugisha rero. Dushimira abantu bari badukurikiye ku Mbabazi TV gatatu. Nitwa Sibomana, ibiganiro byacu nakagaruka mu bindi biganiro bikurikiyeho. Mukomeze gukora subscribe, turashaka kugira 40,000 muri uku kwezi kwa mbere, mukore subscribe kwa kabiri, mukore subscribe, mukande like, kandi muduhe comment. Turabakunda cyane n'abaparataja. Ciao ciao. Ariko nanone nkiraho, reka tubwire abanyamurenge ngo pori, abari Masisi, Noro Kivu na Sud Kivu, akaga murimo nukuri dushyize amavi y'umutima hasi, twifatikanyije n'imiryango iguma ibura ababo, impunzi, umubabaro, akagoko n'akaga muhuriramo nako k'imvura y'amasasu n'amadorone. Nukuri Imana yo mu ijuru ibahe itsinzi, intego yabo n'umugambi yabo njya nyikurikira ni myiza, ni yuko bavuga bataha na hacu, tuzashira ariko na hacu, tuzahagwa ariko tuzahareketera. Rero mu by'ukuri dusabye abakurikira Imbabazi TV gatatu mubasengere, Imana ibaha amahoro n'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza bivanye naho uri bwumva ubu butumwa uherereye. Turagukunda. Saluti. Ciao ciao. Shalom shalom.